Hello friends, ese ujya ugira ikibazo cy'uko telefone yawe ijya yuzura bitewe na video cyangwa amafoto byo kuri WhatsApp? Kwa kundi video ziza zigahita zidownloadinga utabishaka, umuntu akohereza muri groupe ifoto igahita idownloadinga utabishaka. Icyo kibazo ujya ukigira? Nkuzaniye igisubizo rero cy'uburyo ibyo bintu wabihagarika muri telefone yawe, ukajya wakira amavideo cyangwa se amafoto ushaka akari downloadinga, video ushaka downloadinga, mbese bya bintu ukeneye ibyo udakeneye ukabyihorera. Abantu bagenda bagaragaza ikibazo cyangwa se bagira ikibazo cy'uko ibintu babangamira cyane, ugasanga buri munsi group abamo bashiramo amafoto, benshi bamamaza, abandi bakora ibindi bintu bitandukanye, ugasanga ni ibintu bibangamiye cyane. Aka kanya rero bitewe nuko icyo kibazo nzi ko gihari, niyo mpamvu nahisemo kubakorera iyi video igaragaza uburyo ibyo bintu wabihagarika, ukajya wowe wakira video cyangwa amafoto ushaka gusa, udashaka ukabyihorera. Ndabizi neza ko iyi video iri bugufashe kandi uri buyikunde. Nimba uri mushya rero kamanze guha ikaze, nkubwira ngo kora subscribe ukandi no kunzajya kuri dushize kiganiro gikibona mu bambere, kandi iyi video nuba wayikunze wibuke kuyisharinga ku nshuti zawe, uyihe like, ude n'itekerezo muri comment. Okay guys, reka rero dutangire turebe uko bikorwa, uko ushobora guhagarika izo video n'ayo mafoto bishobora kukubangamira mu gihe waba utabishaka bikakuzuza telefone kandi utifuza ko telefone yawe ijyaho ibintu byose byibonekeye, ibyo byose byo mu magroupe n'ahandi. Okay guys, rero turatangiye. Icyo urakora ugiye gufungura WhatsApp yawe, numara gufungura uko mbikora wari kubikora, iyi video irebe wirangiza kugira ngo utaza kwibesha. Nukimara gufungura rero urahita ubona hano hejuru hari uturongo dutatu, utudomo dutatu, dukandeho, kandi kuri utudomo dutatu. Numara kudukandaho urahita ubona hano hepfo kuri setting, uze uhakande kandi kuri setting. Numara gukanda kuri setting, haraza ukuye muri setting zawe, noneho cyasize WhatsApp yawe, wowe urahita ujya hano hepfo handitse ngo kuri storage. Yes, urahita ujya hano handitse storage and data, uhakande. Urahita uza hano kuri storage and data, uhakande. Noneho numara kuhakanda urabona utuntu dutatu, titre yitwa media auto download. Hano muri media auto download niho byari byose ugiye kubikorera. Uraza usange ko voice message always automatically downloaded, hano ntacyo wabihinduraho, ariko noneho mu gihe uri gukoresha mobile data hari ibyo ugomba kwemera gufungura cyangwa kuba downloaded directly cyangwa se automatically n'ibidashaka. Wowe rero uraza uhita ukande kuri kano ka mbere, when using mobile data, uraza uhita ugakandaho aka. Numara kugakandaho noneho urasanga utu tuntu twose tuvivuye, photos, audio, video, document n'ibindi. Wowe kuko utabishaka rero ushaka ko uzajya downloadinga ari uko ubishaka, undi nuhagera wowe urasanga bimeze gutya. Reka manze mbikwereke. Urasanga bimeze gutya, ariko icyo ushaka ntabwo ushaka ko biba bimeze gutya, ushaka ko uzajya downloadinga ubishaka. Uraza aho twose utugira ute, tuvanemo kano kavi karimo, uhita ukanda no kuri OK wemeze. Nurangiza ujye kuri kano ka kabiri, n'utuntu twose ntabwo bigoye cyane. Uretse kuri kano ka kabiri nako when connected to Wi-Fi, hano ni igihe wari ukoresha megabytes za telefone cyangwa se zawe zo kuri sim card yawe. Noneho mu gihe uri gukoresha noneho internet ya wireless, ari umuntu agusharinze cyangwa se wabonye Wi-Fi ahari hose, nabwo uraza usange kwa kundi nabwo bituvivuye gutya nkuko wabibonye. Noneho wowe uhituza utuvi uvanemo tuno tuvi,
urangiza ukande okay. None urahita ujya hano when roaming. When roaming ni igihe uba uri gufata internet yo mu mahanga cyangwa se ahandi hantu mu kindi gihugu atari mu Rwanda, nabwo uraza niba internet uri kuyifata bishobora guhita internet iza yihuse ugahita utangira kuyikoresha ukaba biri downloadinze, nabwo uraza bigusanga imeze gutya kuri telefone yawe gutya mbigize, uze wongere ugire ute utuvivure uvanimo zino udufunge twadufunguye ubundi wemeze. Guys, nimba iyi video igufashije ndagushishikariza kuyiha like ukayikorera share kugira n'abandi ubumenyi bagereho, kandi ujye gitekereza muri comment. Nkuko nabikubwiye ni muri mushya kuri iyi channel bityo ukora subscribe ukandi no kunzogera kugira dushize ikiganiro ukibona mu bambere. Guys, ndabakunda cyane, reka dore mu biganiro bikurikiyeho. Bye bye.